guhera ejo tariki y'umunani Mutarama uyu mwaka nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame azatangira urugendo rw'akazi mu gihugu cy'Ubuyapani. Muri uru rugendo rwe azakirwa n'umwami w'abami w'igihugu cy'Ubuyapani, agirane ibiganiro na mugenzi we Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani, ndetse azagirana inama n'abandi bayobozi bo muri iki gihugu cy'Ubuyapani. Muri uru rugendo kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika aherekejwe n'umufasha we Madame Jeannette Kagame, nawe uzagirana ibiganiro, haba azakirwa nawe n'umwami w'abami, umufasha w'umwami w'abami, agirana ibiganiro na mugenzi we umufasha wa Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubuyapani. Azagira kandi inama zitandukanye zishakira cyane cyane guteza imbere urubyiruko n'abanyeshuri bo mu Rwanda biga mu Buyapani cyangwa se bakeneye kuziga mu Buyapani. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aherekejwe n'abikorera benshi b'Abanyarwanda bashaka kureba uburyo bashora imari muri iki gihugu, ndetse no kureba uburyo bafatanya n'Abayapani kongera gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero azahura n'abagize Rwanda Japan Business Corporation, aganire nabo, abashishikarize gushora imari mu gihugu cyacu, ndetse azagira n'ibiganiro n'abayobozi b'ibigo bikomeye by'abashoramari muri iki gihugu bizwi nka NEC, nka Toyota Tusho, nka Mitsubishi n'abandi. Ni urugendo rero rw'akazi rw'ingirakamaro tubona, akaba ari n'uruzinduko rwa mbere yagiriye hanze y'igihugu kuva uyu mwaka watangira. Ntabwo amaze igihe kirekire, umwaka utangiranye n'akazi, akaba nk'uko nabivuze ntangira, umubano wacu n'Ubuyapani umeze neza, kandi uruzinduko ruzakomeza kuwushimangira.